twongeye kubaramutsa mwebwe mwese mudukurikira kuri channel ya SDARM Rwanda, channel y'itorero ry'Abadivantisite umunsi wa karindwi bavugurura mu Rwanda. Turabaramukije muri iki gitondo nk'uko mumenyereye twiga ibyigisho bya Bibiliya mu ishuri ryo ku Isabato. Kuri uyu munsi rero tugeze ku cyigisho cya karindwi gifite umutwe uvuga ngo Yesu na Yohana umubatiza. Ndabashishikariza cyane gukurikirana icyigisho twize mu cyumweru cyashize, cyari icyigisho cya gatandatu, cyaravuga ngo imikorere y'umwuka wera. Ndabasaba mwebwe mudukurikiye, wenda mutari musanzwe mudukurikira, mukaba mugize amahirwe yo kureba iki kiganiro, mujye inyuma kuri channel murebe icyo cyigisho, murebe imikorere y'umwuka wera. Ni muri aka kanya rero, mbere kugira ngo dutangire kwiga icyigisho cya karindwi, mureke tubanze dupfukame dusenge. Uwiteka Mana yacu, twongeye kugushimira uburyo wabanye natwe muri ibi byigisho bitandatu twize, tukaba tugeze kuri iki cyigisho cya karindwi, ubihimbarizwe. Uwiteka, ndagusabye kugira ngo iki cyigisho tugiye kwiga Yesu na Yohana umubatiza, udufashe tugikuremo ibizadutunga byatubera impamba n'urwego bizatugeza iwawe. Ibyo ukunda kandi ushaka bijye kuduhana ubuntu no kwizera mu izina rya Yesu. Amena. Murakoze. Icyigisho cyacu cya karindwi gifite umutwe uvuga ngo Yesu na Yohana umubatiza. Isomo ryo kuzirikanwa riboneka muri Yohana ibice 3 umurongo wa 30. Haravuga ngo uwo akwiriye gukuzwa, naho jye nkwiriye gucishwa bugufi. Sinzi neza niba iri somo riri kumvikana. Aya magambo yavuzwe na Yohana. Yohana, ikigaragara mu mutima we hari harimo kwicisha bugufi, kuko yagaragaje yuko Yesu agomba gukuzwa, we agacishwa bugufi. Birumvikana yuko muri Yohana hari harimo guca bugufi. Ariko se mu by'ukuri ni iki cyateye Yohana guca bugufi? Ni iki cyatumaga Yohana muri we agira umutima wo kumva yuko Yesu agomba gukuzwa, naho we agaca bugufi, agacishwa bugufi? Mureke dusome mu magambo aboneka mu bihamya by'itorero volume ya 5 page 224. Haravuga ngo Umukiza wacu yavuze ko Yohana umubatiza ari we muhanuzi ukomeye kuruta abandi bahanuzi bose. Nyamara se mbega ukuntu amagambo y'uwo muntu w'Imana atandukanye n'ay'abantu benshi bavuga ko ari abagabura b'iby'umusaraba muri iki gihe. Igihe yabazwaga niba ari we Kristo, Yohana yavuze ko atari we, atari akwiriye no gupfundura udushumi tw'inkweto za shebuja. Sinzi hano niba aya magambo muri kuyumva neza. Yesu ubwe yihamirije ko Yohana mu bahanuzi bose babayeho nta muhanuzi umuruta. Ariko nubwo Yesu yabihamije, igihe Yohana abantu barebaga impano afite n'imikorere ye, bibajije ko ari we Kristo. Bagiye kumubaza niba ari we Kristo, arabasubiza ati uwo sinkwiriye no gupfundura udushumi tw'inkweto ze. Sinzi iki kintu niba muri kucyumva neza. Yohana umubatiza yari afite muri we impano n'umutima wo guca bugufi. Mureke kugira ngo twumve neza ibya Yohana, tujye ku ngingo yo kuwa mbere. Ku ngingo yo kuwa mbere iravuga ngo ikibazo cyavutse mu bigishwa. Ikibazo cyo kuri A kirabaza ngo ni ikihe kibazo cyavutse hagati y'abigishwa ba Yohana n'Abayuda? Turebe muri Yohana ibice 3 ku murongo wa 25. Hari amagambo avuga ngo abigishwa ba Yohana bajya impaka n'Umuyuda ku byo kwiyeza. Hano birumvikana ikibazo cyavutse hagati y'abigishwa ba Yohana ndetse n'Abayuda ni iki? Bagiye impaka ku birebana no kwiyeza. Ariko se muri make izi mpaka zari zigamije iki?
Izi mpaka ni iki cyari giteye aba bigishwa ndetse n'abayuda kuzijya? Mureke dusome amagambo ari mu mwuka w'ubuhanuzi, aboneka mu wifuzwa ibihe byose, paje y'178. Hari amagambo avuga ngo abigishwa ba Yohana bitegerezanyije ishyari uburyo Yesu yarushagaho kwamamara, batangira kwitegura kunenga umurimo we. Hano birumvikana icyatumye ba bigishwa ba Yohana bajya kujya impaka, ni uko bari bafite ishyari ry'umurimo Yesu yari ari gukora ugatera imbere kuruta uwabo. Baravuze bati Yesu tugomba kunenga umurimo we kugira ngo udatera imbere kuruta uwa databuja. Ngo batangira kwitegura kunenga umurimo we, kandi bidatinze baba babonye uburyo. Havutse ikibazo hagati y'abo bayuda, bibaza niba umubatizo uhanaguraho umuntu icyaha. Bakomeza bavuga ko umubatizo wa Yesu utandukanye n'uwa Yohana. Birumvikana, igihe abayuda bari kwibaza ku bigendanye no kubatizwa, abigishwa ba Yohana babonye urwaho rw'uburyo bagomba gusenya umurimo wa Yesu. Bavuze yuko umubatizo wa Yesu utandukanye cyane n'umubatizo wa Yohana. Kubera iki? Babuzaga abayuda kugira ngo hatajya kubatizwa umubatizo Yesu yari ari kubatiza, ahubwo bajye kubatizwa umubatizo wande? Wa Yohana. Bidatinze bagirana impaka n'abigishwa ba Kristo ku bijyanye n'amagambo akwiriye gukoreshwa mu kubatiza, kandi nanone ku iherezo baje kwibaza uwahaye Yesu uburenganzira bwo kubatiza. Aha birumvikana, bavuye ku bayuda noneho bajya kujya impaka n'abigishwa ba Kristo. Bishatse kuvuga iki? Aba bigishwa ba Yohana bari bafite ishyari ku buryo bumvaga ko rwose Yesu nta kintu agomba gukora. Bajya impaka, basenya umurimo Yesu yakoraga. Ariko se amaherezo byaje kugenda gute? Mureke tuze dusome ikibazo cyo kuri B, kirabaza ngo ni gute abigishwa ba Yohana bagaragaje ko bagiriraga ishyari umurimo wa Kristo? Kandi se ni ikihe gisubizo cyiza yatanze? Yohana ibice 3, umurongo wa 26 n'uwa 27. Mumfashe dusome aya magambo. Yohana ibice 3, umurongo wa 26 ndetse n'umurongo wa 27. Haragira hati, basanga Yohana baramubwira bati, mwigisha, uwari kumwe nawe hakurya ya Yorodani, uwo wahamyaga, dore nawe arabatiza, n'abantu bose baramusanga. Yohana arabasubiza ati, ntacyo umuntu ashobora kwiha ubwe keretse yagihawe kivuye mu ijuru. Amena. Hano birumvikana, abigishwa barenze kujya impaka n'abandi bayuda ndetse n'abigishwa ba Yesu. Aba bigishwa ba Yohana ahubwo baragenda basanga na Yohana, batangira kumuzanamo ayo mashyari yabo n'amatiku yabo. Bati, mwigisha, wa muntu mwari muri kumwe, wa wundi wabatije, dore nawe ari kwigisha, kandi abayuda bari kumusanga ari benshi kuruta uko bagusanga. Yohana umutima w'ishyari wari waramuvuyemo. Yarabasubije ati, nta kintu umuntu abasha gukora atagihawe n'iki? N'ijuru. Muri make yari ashatse kubabwira yuko umurimo Yesu ari gukora yawuhawe n'ijuru. Birumvikana hano? Yohana rero ikigendanye n'ishyari cyari cyaramuvuyemo. Dusome amagambo ari mu mwuka w'ubuhanuzi, aravuga ngo, araboneka mu wifuzwa ibihe byose, paje 179. Aravuga ngo, Yohana yari afite muri kamere ye amakosa n'intege nke nk'iziboneka mu bandi bantu, ariko gukorwaho n'urukundo mvajuru byari byarahinduye imibereho ye
yiberagaho imibereho irangwa n'umwuka uzira inarijye no kurarikira ibikomeye, kurutaho akabaho imibereho itarangwamo ukutanyurwa n'ishyari. Ntiyagaragaje kwifatanya mu kutanyurwa kwaranze abigishwa be, ahubwo yerekanye neza uko yari asobanukiwe isano iri hagati ye na Mesiya n'uburyo yakiranye ibyishimo uwo yari yarateguriye inzira. Amena. Hano Yohana yagaragarije abigishwa be rwose ko ibyo barimo ari amafuti. Kubera kuba mu rukundo rwa Kristo byari byaragabanyuje ishyari muri we, nubwo yari umunyamafuti ariko hari imico mibi yari yaragabanyutse kubera kuguma kuba mu rukundo rwa Yesu. Nshuti bavandimwe, ingingo tumaze kwiga iravuga ngo ikibazo cyavutse mu bigishwa. Ikibazo cyavutse mu bigishwa ni ikihe? Ikibazo cyavutse mu bigishwa ni uko abigishwa bagize ikibazo cyo kugira ishyari. Ishyari ritewe n'iki? Nuko umurimo w'Imana wateraga imbere. Yesu yakoraga umurimo w'Imana ugatera imbere kuruta uko Yohana, bakabona biri kuruta ibyo Yohana yakoraga, barangije bagira ishyari. Ese nshuti yanjye, ntiwaba ubona mwene so akora umurimo w'Imana ukagira ishyari yuko umurimo we uri gutera imbere kuruta uwawe? Ibyo bintu dusaba Imana ibidukuremo. Nitubona umurimo w'Imana abandi bari kuwukora ugatera imbere, tugire ishyaka natwe ry'uko abo bantu bahawe impano n'Imana umurimo bari gukora uri gutera imbere. Mureke nk'uko ikibazo cy'ishyari cyavutse mu bigishwa ba Yohana, turwane natwe iri shyari ntirikatuzemo. Tujye mu rukundo rwa Kristo ruzaduhanaguramo ishyari no gutekereza nabi n'ibindi bibi byose no gushaka gupfobya umurimo w'Imana. Murakoze, mukomeze kugira umunsi mwiza. Ndabararikira gukurikirana ingingo tuziga ku munsi uzakurikiraho ejo ivuga ngo umurimo wa Yohana. Murakoze, mukomeze kugira umunsi mwiza.